turyamye ngiye kubona mbona marayika araje ankomanzeho arampamagara mu mazina arambwira ngo Enata kanguka nkwereke nakangukiye hejuru ndikanganise n'ibiki ndongera tutse kongera karantwara arambwira ati byuka uje wari mu Rwanda arebye ati umubyeyi byayishashi afata yashashi kwihagura mu nda n'ubishimbaye nk'umuntu n'ubundi upitsa ku mutima mbaye ugize ikibazo n'ubundi muganga ku mutima numva ugiye kumvamo bigenze bite muganga ati mubyeyi Imana ishimwe ko ubasha no kumva ubyayishashi yuza kuza kuba kwagusingije wese wakuza kutaza umwana wabyaye twamubura ariko dore ubyayishashi afata yashashi ariterura ayikanda ati dore n'amazi arimo nta mwana urimo ndahabwa ni dogite bibaho se ko umuntu yatwara ishashi amezi 9 agashira ndahabwa ni wapfundukara ko nta mwana urimo akambwa ati mubyeyi dore n'amazi akakanda arangije afata yashashi ayikunaga mu ndobo yari aho hafi yiwe arambwira ati dukora amasuku tukubadode n'ubundi ko ubyayishashi ndahabwa ni dogite ko Imana yo mwijuru yambwiye ko ufite umwana w'umukobwa uwo mwana ko gagiye heye dogite yanambwiye ati nta mwana ndi kubona mu nda ariko nkumva hano gutya hagiye guturika ndagite ko mvana hejuru agiye guturika niki cyabaye ntimbabarira ndekora akaboko ko bumwe bagafasha ko bakabarambuye ndekora ko nk'akantu numva agiye guturika arambwa turihe nuga ni hano hejuru hafi mu gatuza n'umuntu hagiye guturika ndagite ati sibishobora ko hari umwana wazamutse kagiye hejuru ni dogite nyamaze n'umwana arambwa ati mubyeyi ntibyabikunda ko umuntu wabyaye bazwe bamutera ivi cyo kanze nzamuke ndeye ngerageze yarazamutse ju gatanda yateye ivi hano gutya numva kanu kabaye nk'amanuka kamanutse abari hasi bati atuzi ko ari umwana babakuyemo wa mwana w'umukobwa bamukuramo umwana bamushyira ku munzani basanga afite ibiro 4 dogita arambwiye ati mubyeyi ni igitangaza tubonye arambwiye ati urasenga nubwo ndasenga urasenga rwose biragaragara ko usenga Imana ivuga ni ukuri Imana mwe ko ufite umwana w'umukobwa kunambwe ngo nta mwana afite mu nda byashashi byari bintunguye ni gusa imigambi yo nayenzi ko iriho ariko mfite umwana w'umukobwa nayo mbizi ko mufite muganga arambwira ati rwose done umwana mwiza kakana kiza cyane bako kiza cyane barambwira ati ngaha itune dugutera ikinya banteye ikinya cya mbere urushinge rurigondeka barambwira ati ntago umuti wagiye bantera rwa kabiri nundi bakwakundi bantera rwa gatatu nundi bakwakundi urwa kane no bambwiye ngo umuti wagiye nagiye kumva numva ahubwo wa muti yose yaragendaga ko namenye ko yagiye yamfatiye rimwe none numva mbaye nk'umuntu utsikame umubiri wose ndabwa ni mugabo wanteye kinya cy'umubiri wose arambwira ati hoya neza ko numva umubiri wose mbaye kundi kuntu bigenze bite muganga arambwira ati byashoka avuga ko yashaka ko yapfuye akaba yabuze umwana yabuze bene wabo ariko Imana ishimwe ko uyu mubyeyi aje ari muzima banshyira aho ngaho nageze aho ngaho rwose numva ubushyuhe bwaje ntagitengurwa kwa kunde buri kanyaganga bakaza kambwira tumeze ute nuba ndi muzima ababyeyi atari ko wabwiye ko ufite ikibazo kumva bakurangana kuva saa 8 mwibagiro kugeza amasaha bakoze uburangara guma bihanirwe ndababwira nti mwababyeyi mwe aha ni Imana inkuye mwe nago muhazi ni nta n'impamvu yo gushyabana ikibazo ari bwarwo bwa mbere nibonye mbese umujinya mwinshi uzi yahise kwaza ankubita umugeri mu rubavu arambwira ngo yagenda arivuyemo umugabo wawe yego naguye ni pfukamye nentere babana impanga kamwe ntiri gutere gutya kandi hano gutya ngwana nabwo gutya hasi wa mama yese kuhaguruka n'umujinya baramusumira mufata ati nta soni urajya ngo wicuye umudamu n'abana ndabamfunge umudamu mbese amufata ati ubungubu nge nanjye nakora intambara abantu bakayobagaza mukecuru wari ducubukira mu diakoni mu birembo yese kwaza yihuta asanga mfukamye hasi wakabyanze byananiye kuko yankuse umugere mu rubavu numva umwana abaye nk'utamba mu rubavu gumeka biranga umucaci ati ko nzi ko afite inda kandi kiri ntoya nk'uwa wikoroze ntibamfunga nanjye umukecuru atakamubwira ati atangira kumusaba imbabazi umukecuru wese ko amubwira ati nubwo katureba ko nta kintu cyazagira ubuze kugira natagiye turashima Imana nuko nase ko IREMBO RYERA TV IREMBO RYERA TV
Reka tubasuhuze nshuti bakunze ibirembo ryera tubifuriza umugisha w'Imana aho muherereye hose, no kuvuga hari abari mu Rwanda, hari abari mu mahanga, mwese tubifuriza umugisha w'Imana, ariko tunababwira ngo uwaba afite ikibazo, uwaba babaye, uwaba arwaye, uwaba afite intambara z'uburyo butari bumwe, tukamubwira ngo haracyariho ihumure ry'Imana, haracyariho imbabazi. Hanyuma kandi muri iki kiganiro ni hahandi natwe tugira gutya, ni imizikizere mu rusobe rw'amateka yacu, hahandi tugenda duhura n'amateka atandukanye, ariko tukubakwamo icyizere n'abandi bafite ubuhamya. Ubuhamya rero ni ikintu gituma abantu nabo bongera bakagaruka mu cyizere, bakabona imbaraga, bakabona uburyo akavuga ati n'iritarire ryarakeye, iryuri ubwo ryakeye nanjye rizajya. Wowe rero ufunguye ikiganiro kano kanya, ndagira ngo nkubwire ngo kora subscribe cyangwa se na comment zubaka, birumvikana, kandi dukomeze gusangira ibihe byiza turi kumwe twebwe nawe. Turi kumwe n'umumama, ndagira ngo n'ubundi dutangire twibwira amazina ye mbere yuko aza kudushyira imbere y'Imana kugira ngo twumve iby'Imana yamukoreye kugira ngo abikomereshe abandi. Rero Yesu aguha umugisha wo dukurikiye, Imana iguhezagire. Watangira wibwira abantu badukurikiye rero ku Irembo Ryera TV. Amazina ni Natanyera Habimana. Ku mazina y'urubyaro cyangwa se y'abana bampamagara mama gakuru cyangwa se mama gatoya cyangwa mama w'impanga, byose aremewe. Yego, ndi umubyeyi nkuko mubibona, mfite abana 6. Yo, Imana ishimwe. B'abakobwa. Imana ishimwe cyane. Mukamuba muri uyu mujyi wa Kigali, birumvikana. Mba mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo, umurenge wa Bumbogo, kagari Kangara, mudugudu wa Ruraza. Yesu aguhe umugisha. Yego twese. Ndagira ngo noneho mudushyire imbere y'Imana ku bantu badukurikiye, mu basengere, hanyuma uduhe ubuhamya ufite, uvuga uti ntabwo nabwihererana, reka nkomeza abari bananiwe bose bari bacitse intege, nanjye mbakomeze. Karibu. Mana data wa twese uri mu ijuru, Imana yo kwizerwa, Imana yo kubahwa. Haleluya. Dushimye umugambi wa mwiza dufiteho, dushimye urukundo rwawe dufitiye mwami, wabanye natwe, waraturinze, utwita, waraturengera. Abanyarwanda n'abanyarwandakazi urabana natwe, wabaye mu ruhande rwacu Kristo, warahabaye nushimwe. Igitondo cy'uyu munsi rero n'ubundi wabanye natwe, twaryamye turabyutse biremera. Dushimye iyo neza yawe rero, mwami w'abami, ngeze ahantu n'ubwa mbere mpageze. Uwiteka we, nje ku byuma byakozwe n'abana b'abantu, ariko wabanye nanjye muri uru rugendo, waturinze data, mu izina rya Yesu. Mugaragu nawe nsanze ari amahoro, izina ryo nirihimbazwe. Tuje muri uwo mwanya rero wo kuganira ku mirimo n'ibitangaza ukora. Turakwinginze ngo data uwumva wese arushaho kongera gukomera, amenye ko hakiriho ibyiringiro, kandi amenye ko hari ubutabazi bw'Imana. Turakwinginze ngo uzbane natwe mu kiganiro, ntaba ari twe guzarwa mu cyubahiro, bana natwe Kristo, kandi utuyobore. Byambaje nizemba z'Imana mu izina rya Kristo urakoze. Amen. Gahoro tuguhaye karibu. Murakoze cyane. Amazina nayababwiye ni ayandi. Mfite umugabo, ariko umugabo nubwo mufite ntabwo turi kumwe. Tujya kubana, ndatangirira aho ngaho. Nari mu byo gusenga, nari umunyeshuri niga mu rwunge rwa Mutagatifu Yozefu Nyamasheke mu bafurera. Tujya kubana rero, twabanye Imana yavuze. Tubana, nari haratamutse abasore bageze muri 7. Uje wese Imana akambwira ngo ntabwo ari uwo. Wagiye kuza rero Imana yambwira ngo araje, ibimenyetso. Araza, dupanga iby'ubukwe. Twawupanze ndi ku ishuri, ndi umunyeshuri, nigaga mu 5 segonderi. Aho mu kigo cy'abanyeshuri, nari mpagarara abanyeshuri ba groupe protesta, ndi coordinatrice wabo mu icyo kigo. Yego. Biba ubukwe buratangira, bwenda kugera mu gihe cyo kugwa bwataha, hasigaye iminsi 2, fata amasengesho yo gusenga, dusengera ubukwe.
tumaze gusenga twararyamye ngiye kubona mbona ngiye muyerekwa mbona nashyingiwe kuko mu gushyingirwa kwa nyina yashyingiwe turi abavandimwe babiri njye na mukuru wanjye icyarimwe twakingiye umunsi umwe kuko mukuru wanjye agomba gukingirwa mu kwa 7 njye ngashyingirwa mu kwa 8 umusaza abona bitazakunda amakwa birakurikiranye bahitamo ko mukuru wanjye azandindira tugakabuza ubukwe dushyingirwa ko 18 z'ukwa 8 2012 byari ibirori biryoshye byari ibirori rwose byiza by'abavandimwe noneho n'abatware bacu barameze nk'ari mu miryango bari baziranye nyirabukwe wa mukuru wanjye ya nyirasenge wo mu muryango w'umugabo wanjye yari imiryango wumva n'ubundi yegeranye hafi aho ngaho muri uwo mugoroba rero muri iryo joro ngiye kubona mbona twashyingiwe turi kwa pasiteri adushyingira dusohotse mu rusengero nk'uwasora abageni tugiye kwifotoza nari ndi mwiyerekwa ngiye kubona mbona haje umudamu nawe washyingiwe aho ngaho mbona araje ateruye umugabo wanjye aramwirukankanye mbona amushyize mu modoka mbona bakije imodoka baragiye bakimara kugenda nasigaye mfite impungenge mpagaze nibaza uko bigenze mbona yarajyaga ishati yenda gusa n'icyatsi kibisi mbona ya shati niyo bakoresha dekorasiyo kuri ya modoka inyuma nagiye kubona mbona wa mugabo wa mugore nawe ahagurutse yarari araza aranyirukankana nkuta mu modoka nawe mbona imodoka barayakije ariko mbona abafiyedonere bandonereye bose nabo baje bankurikiye tumura turajyanye twagiye urugendo rurerure nkajya mbona imodoka itwaye umugabo wanjye ikarenga yaciga hinguka nkajya mbona umuyaga ugenda ukure ya shati hejuru nk'ikimenyetso cy'uko ari imodoka arimo turagenda nza kugera aho mbona ya modoka ntakibona noneho ngize modoka ntakibona nagiye kubona mbona ya indi ihagaze ahantu hari inzu nini cyane ya kadasiteri ya etaje yari igeretse mbona ntikatiye ihakatiye masanga umukecuru yarahagaze ahita akabwira umusore we nari narakubwiye ngo n'umunyamasengesho nk'uyu ubundi uriya wari umujyanye Imana ishimwe kuzanyunguye nkimara kuhagera nge nese ko numva nuza ubwoba ndavuga nise uyu muntu ko ntamuzi bigenze bite ngiye kumva numva ijwi rirambwira ngo noneho hari ngiye kukwereka ubanze ubyitegeze ubirebe tibwira uwo mukecuru n'uwo muhungu we bagenda kuzana amazi yo kunywa babwete nimutazana amazi yo kunywa hanze ntabwo ninjira muri iyi nzu nuko mitako ndamubwira nti mujye kunzana amazi yo kunywa bakimara kwinjira kunywa amazi yo kunywa byaje bwambwiye ati mucaho munsi y'inzu mucike nese umagukana na abafiyedoneri bafata ikanzu ari nambaye muratumetsana kuri esikariye tuza kuri kaburembo tuza muri kaburembo turiruka cyane muko kwirukanka nagiye kubona mbona papa wanjye aturutse imbere yanjye mbona arazajanye na mabukwe mitako mbagwamo banamfatora nkomeza mpindukiye mbona ba bantu nabo baje badukurikiye mbonye ababyeyi banjye bamfashe base ko basubirayo ndakomeza ngeze imbere gato turi kumwe n'ababyeyi mbona umutware wanjye yarahagaze ku giti cya Verigeriya ikote yari yambaye yararyikwaye ku rutugu ananiwe cyane arushye cyane ameze nk'umuntu mbese wagenze urugendo rurerure cyane rwamunaniye bahise ko bagenda baramufata baramuzana mbona turagiye kwegera imbere gato yaragiye kwa mona filime irangiye mbaza wambwaga ati se bigenze bite ibyajwe rirambwira ngo uko ubibonye mu rugo winje muri ko bizagenda ariko nzabana nawe numva ngiza gushidikanya none se mana ko mbonye mujyana nkona ndagarutse kuri ya nyine arambwira ati nuko bizagenda ko nzabana nawe nuko mitako ndakanguka ngira ko tubusengana ariko ndose inzozi mbonye ko rwose nteye ubwoba bambaza ko bimeze ndababwira turasenga ndababwira ndumva ngewe ubukwe nabuhagarika barambwira ati hoya ntabwo wahagarika kuko urumva ni ishuri ry'Imana uzawinjiyemo bwarakeye twitegura ubukwe umunsi wa gatatu tujya gusezerana baraje mbese barasaba barakwa kwembi bazisa imwe na mukuru wanjye tujya gusezerana mu rusengero rumwe n'ubundi twagendeye rimwe twese n'ubundi
tumaze gushaka rero mwashyingirwe hehe twashingiye mu karere ka Nyamasheke Cyangugu kuri ADPR muri ADPR Nyamasheke itora rya karere ka Nyamasheke naho twasezeraniye nari umuririmbyi mwaho ngaho muri kwari yaho y'urubyiruko yari hari jye na mukuru wanjye nuko tumaze gushyingirwa rero twashingiye ku gatandatu tuzi Kigali ku wa mbere kuko nibisanzwe umugabo wagi Kigali tuye Kigali nahamaze ibyumwari 2 subira ku ishuri kuko urumva nari nikingiwe nkiga subira ku ishuri kaje mu cya gatatu ndakiga ndataha ngaruka i Kigali muri gihembwe cya gatatu nibwo naje gutwara inda ya mbere ntwara inda y'abana b'impanga mu kuyitwara byaratunguranye nkiri umunyeshuri aho ngaho nigeze ngira ikibazo cyo kujya ndwara buri kwezi nkarwara ariko byatukaga ku migambi y'abadayimoni uko mu mateka hari bambwira ko Imana bwa ko ari umuntu wantanze nduruhinja mvuka kandi byari ibimenyetso byo byanagaragaraga no kwa muganga bonho kukurwara gutyo kwa buri gihe baza kumbwira umuganga mwarampima arambwira ati nkubwire bibaye byiza ntagiye ushaka kubera ko nta mugambi kubyara ufite wowe kuko nundi byazakurukira mu rugo nta mwana wazabona ndamubwira ariko hejuru y'ibi hari Imana yivuguruza imigambi tugore yo Imana yivuguruza imigambi izabana nanjye niyo nizeye kandi nzabyara ubwo rero Imana yayise ko byemera bantwaye inda y'impanga Imana intuma w'umuntu namubwira ngo ibyo ni ibihamya agaragaza ko ndi kumwe nawe ntunguye wakujyanye ahantu hagushyira ahantu ngo abana b'impanga b'abakobwa arambwira ngo bana kandi nabo umugisha bikomeye biri imbere muri uru rugendo ariko nzabana nawe amen nasuye ku ishuri mfite inda ndayigana nkaniga mu bafurera aho ngaho bigezeho baza kumpa kuya niga ntaha mu rugo wacu hari hafi y'ikigo nkaya ntaha mu rugo nkaya ku ishuri nye bisanzwe ariko mvuye hanze y'ikigo nawe numva naniwe nabishaka nkarara muri dore z'abanyeshuri nkaryama nkatabona nk'umutungo ngasaba amasomo ariko byari byemewe bari barabinyemereye mba mu bwo buzima dusigaje ikizami twikwisami cya leta mu gatandatu twagikoze maze ukwezi mbyaye abana b'abakobwa b'impanga maze kubabyara abana b'impanga nahise ko biba ngombwa ko nyine ngaruka i Kigali n'ubundi abana naze i Kigali nzana na mabukwe antwaje abana ariko nkaba najyaga ikibazo nabanaga n'umugabo wanjye akenshi akambwira ngo sinkayivugisha mama we nkubwa ni se ni gute ntabwisha mukecuru yarakubyaye kambwira ati ngewe sishaka kuvugana na mama yarambabaje ati mama niwe miruho nahuye nayo ndi umwana w'umusore ni mama yishyizemo nkubwira ariko buriya mama wawe yisanze yakubye ko abandi byemezo babyara ibibazo ni byabaye nuko Imana nyereye yabibonye ariko uramurenganya tugeze mu rugo ronze n'umukecuru ntwaje abana twaraye aho ngaho ku munsi wa kabiri umukecuru afite gahunda yo kumara icyumweru mu rugo icyumweru kenda kurangira tuza kuganira n'umukecuru nyine turaseka twese turisabana turaseka nabwabwara bw'impanga nyine bumusetsa mukecuru araseka cyane aratembagara mutwara wanjye se ko azarana yaragiye asa nyine kwasetse twawujugwe turusekara mabukwe arampamagara ati mugende nkubwire musanga mu cyumba arambwira ngo ikirubwiye mama cyo tumaseka agatembagara kuriya ni igiki ndababwira ni mama rero katukuganira nyine nabuzukuru be umwuzukuru umwe gato yaradusetse nyine turaseka tingewe kuva navuka sinigeze mbona mama aseka ti none mama asetse gute ari uwo musekanye kuriya ndabwira nyine abuzukuru baramusekije nyine turisekera arambwira ati nkubwire tingewe shingiye kuzima nabayemo na mama ntago nzigera numva wakuzanye ku nyoko bukwe nzagukorera ikintu kizatuma nyoko bukwa kwanga mushwane tuko mbonye amaraso yawe nayo mbuzi bizakorana ndababwira none se mbwira sheri mama wawe ni umurozi ngo mwirinde base se afite izindi ngeso mbi ngo mwirinde arambwira ngo ndakubwiye ngo nzagukorera ikintu kizatuma nyoko bukwa kwanga mabukwe yari hagaze muri saro yari inzu y'utwumba tubiri k'ikigali muratora bari dutoya yaragaze muri saro nange ndi mu cyumba nagarutse mba mu cyumba asanga mabukwe nyine nawe uhagaze muri saro arimo ajya kuririra abana mu cyumba bari baryamyemo
bwageze ku mugoroba n'ijoro nko saa 9 mabukwe arampamagara arambwira nkubwire arambwira ati bakubwire mujye uyu munsi ntago ndibwirirwe hano ubu ngiye kubyuka ngiye kugenda icyangugu nagenda n'amaguru nzagenda n'imisatu nzagenda nyigereyo nisa mukecuru kingitumye ugiye byihuse cyane kandi gonde ko gatatu kuzataha ku cyumweru bimeze bite mabukwe arambwira ngo umva iti kiboreke ntiboneke ndataha ndabubwa no papa wabana kwazembwa kwa gatandatu wakwihanganye bakabanza gahembwa tukabona amafaranga nyine itiki ukazagira kwa cyumweru mukecuru arambwira ngo nabirangije tinde ndatashye mpita ko mbona ko yesa kose bya bindi umutware yambwiraga byose yabyumvaga nahise ko ngenda nsura mu cyumba mbwira umutware mukecuru arambwira ko ashaka gutaha kandi tikiyabure kitaboneka arataha unashaka indi minsi 3 ariko arataha mutware arambwira ati so wamuzaniraga iki ibyo birakureba nese ko numva nk'isi nguyeho niba kuri buri bugende mpita ko ngenda mbwira ari umusaza njye uri aho ngaho ndagenda mwegera nabwira ntimwe na mama rero ngize ikibazo ntiza amafaranga nk'umukecuru atahe papa wabana nabwo gatatu nzagusubiza umusaza agasa amafaranga 30 atakarabimpa ndagenda mbishyira umukecuru mwana umukecuru rero akirugura abana umuceri unatege ntacyo papa waramubwiza guherekeze umukecuru ati nta kibazo urakoze nagiye mbwe mutwate ngo murekeze umukecuru amafaranga arabonetse yarabyutse masaa 11 arekeza umukecuru aza kongera kugaruka amaze kugaruka ndabona se umukecuru wamweje ku modoka ngo yayibonye yewe yagiye ndavuga nti Imana ishimwe ko yagiye tuguma aho ngaho kuwa gatandatu hageze uhari kwa gatatu cyo gihe kuwa gatatu hageze umugabo yavuye mu kazi arataha aza nyene yahembwe niteze ko ajya kuma amafaranga hishyira wa mwana w'umusore wari yampaye nagiye kumva numva arambwiye nkumbuye mama byo gupfa ndumva nkumbuye mama byo gupfa ejo ndende ntamubonye no gupfa banza napfa ndavuga nase mama wari uri hano ejo bundi akaba agiye uramukumbuye no mwanya koko nkumbuye mama tuwe amafaranga yose ngiye kuyakoresha amatike njye kureba mama ndamubwira nti ntacyo ko umva wakumbuye mama nta kibazo ngiye numva mu mutima wanjye bibaye nk'ibintu byiza kuko none agize umutima wo kumva kunze mama we yahise ko ajya ahantu ita mu birembo arahaha ibyo azashyira mama we aragaruka agarutse arambwira ati teka vuba njyama kikare ndazuka ngenda bwakiye mu rukerera yahise ko afata bya bindi yahashye n'amafaranga yasigaranye arimo ngo ndagiye nise kugiye nta mafaranga dusigira mpura mwana yatugurije arambwira ati nzayamuha nongeye guhembwa ngiye kureba mama ndamukumbuye yose ndayakoresha ndavuga nta namwe dusigiye ngo hoya nese ko no mutima wanjye byake ndavuga ntacyo ko agiye kureba umukecuru buriya wenda kuko nyene umutima waje gukunda umubyeyi umutwaye ngese ko agenda aratega aragenda ajya kureba mama we yagiye amara amaze ibyumweru 2 bishize arampamagara ati nabuze itiki nzamura shaka itiki nzamura ndamubwira nese ko amafaranga uzi ko yajyanye nta mafaranga ahari shaka buryo ki wenda umukecuru kuko mwabukwe n'umwarimu urebe ndako ntayafite wenda aguhita ikikuzamura arambwira ati ntayafite none se amafaranga yose ajyanye waramaze wese nayakoresheje ni nakundi hangane rero ushaka ubundi buryo yitabaje undi mwana kari kwariganye aramuhamagara namubwira ati wampaye itiki kwandi cyangwa uko shaka kuzamuka umwana yahise ko ari muho arazamuka ageze mu rugo araza aguma mu rugo igihe kiza kugera ndi kureba abana b'impanga nza kugeraho abana bagize umwaka n'amezi 3 nza kubyara gutwara inda y'undi mwana ukurikira izo mpanga indigeze mu mezi 4 umutwe atangiye kumbwira ati iyo nda rero ndabona akazi nakoraga karahagaze kuba gahagaze rero kuko Imana yatwanze Imana igaga akazi mfite abana b'impinja nk'aba ngaba b'impanga none n'ubundi duhaye undi nda utwara indi nda abo urabona bizakunda kandi wabyo nabazwe byahise ko biba ngombwa ko bahita ko we ambwira ngo genda iyo nduzayikuremo mu gukuramo inda njyana namubwiye nti ntago byakunda ntago nakuramo inda y'umwana Imana yampaye arambwiye ati kubera iyo mpamvu rero nge nawe turanganye kuva wanze gukuramo iyo nda
iyo mana itukoreye ibi ngibi iyo mana yo igira impuhwe nabwo ni imana igira impuhwe ribambe ni kuko hari n'abandi benshi babuze urubyaro ariko twebwe kuri duhaye ni namashimwe kandi bibuka ko amagambo muganga yambwiye turi kumwe nawe ntabwo uzi ko tukuruba ko urubyaro bitari biriho tariko kubera ko imana yabyemeye none urubyaro rurabonetse nta n'impamvu yo kwica umwana kuva umunsi yatangiye kujya ambwira nabi ikintu cyose akavuga nabi kugeza ubwo hari umunsi yaje asana kubwira akana ko turi kumwe kwabanaga nubwo nti mwana kuki wabwiye mukecuru nabi mukecuru ko yitonda icyo ambwiye nabi arangije se ko nanice n'umama tukuganira ko tuganira amasengesho ntiyitaye ngo mama arahari bwabo bwa mbere nibonye mbese umujinya mwinshi uzi yahise kwaza ankubita umugeri mu rubavu arambwira ngo yaginda arivuyemo umugabo wawe yego naguye ni pfukamye nende abana impanga kamwe ntegutere gutya kandi hano gutya ngwana nabwo gutya hasi wa mama yese kuhaguruka n'umujinya baramusumira mufata ati nta soni urajya ngo wicuye umudamu n'abana ndabamfunge umudamu mbese amufata ati ubu ngubu nanjye nakora intambara abantu bakayobagaza mukecuru wari ducubukira umudiyakoni mu birembo yahise ko azayihuta asanga mfukamye hasi wako byanze byananiye kuko yankuse umugeri mu rubavu numva umwana abaye nk'utambama mu rubavu gumeka biranga umucaca ati sikonze ko afite inda kandi kiri ntoya nk'uwa bikoroze ntibamfunga nanjye umukecuru atakaramubwira ati atangira kumusaba imbabazi taye musaba umukecuru imbabazi umukecuru wese ko amubwira ati nubwo katureba ko nta kintu cyazagira ubuze kugira natagira turashima Imana nuko nase ko bambwira bati urumva umeze ute ndavuga numva mu nda hanjye atari ko reka tuye tubiretse nagumye aho ngaho bukeye bwaho mu nda mugira ikibazo n'ubundi ntangira kuva njya kwa muganga barareba batese waraguye byari byo bagwa ntinaratsikiye ngo hasi bati ntacyo ariko nubwo utangiye kuva ariko umwana ameze neza bampa imiti ndataha mwe kuza kubabyiza kujyaho birahagarara tuguma aho ngaho bwaratangira kajya avuga ati rwose uyu mwana simushaka indiza kugeraho nyine indirakura umwana ageze cyo kuvuka ntangira kwa muganga mu bintu by'ibipimo nyine gupimisha inda bakambwira ati tutabona ufite abana babiri mu nda nkababwira nti subwo nabarongeye kubyara izindi impanga bakambwira ati se ufite impanga ntimfite abana b'impanga bifura nuko barambwira ati noneho ti uzaye kibagabaga n'ubundi bongeye barebe neza twe twumva twebwe igice kimwe hari umwana umukikije bari kimwe undi mwana nagiye kibagabaga wancisha mu cyuma muganga umwe arambwira ati ndabona ufite abana biri mu nda tari ku mwana umwe turabona ameze nk'uhishe ndababwira none se muganga kugira ngo agaragare neza bizagenda gute yampaye randevu y'ibyumweru 2 bishize nsubirayo arebye mu nda arambwira ati ndabona mu nda hari umwana umwe ti gusa ni munini takura umwana umwe arambwira ati noneho igipimo ya gukora ikinyinya uzagikorana ikibagabaga nahise ko ikibagabaga buri kwezi mu mezi 7 noneho bizagaragara wa mwana mu nda atakiri kuboneka mu nda bakambwira ati none se ko ufite abana babiri mu nda mbere twabukwa none ukatubona umwana umwe none ukatubona nta mwana ufite mu nda bimeze bite habwa nari kandi umwana njye mwumva nibwo bahise ko bambwira ati noneho ko umwana umwumva reka dutegereze isaha mwangambwa tutategereze isaha y'umwana n'Imana yego nagize gutyo ubwoba mpaye randevu yo kujya kubyara ndabona kanje Nyabugogo nangiye muri gahunda ncuza agataro ncuza ibintu by'imbuto mu gataro senga Imana ncuza n'agataro ko nabonaga nta kundi buzima buzava maze kujya Nyabugogo ngiye kurangura imbuto ndi umudamu nagiye kumva numva imbeho nyinshi iramfashe nesigaje ibyumweru 2 ngo mbyare imbeho nyinshi mfashe ngira mama mute ko numva imbeho nyinshi mfashe bigenze biti kandi uzizuba ryaricanye hari mu masata tusambuke safi sayine arambwira atari ko mama w'Imana ntiwasanga arinda ndamubwanire kada no sindano ko ziryana kuko urumva mbyara izo mpanga nubwo bambaze namaze kwezi kwa muganga barambwa kuguma kwa muganga ko yashaka kuvamo ntabwo narinze ibise ko bigenda bagusa mu nda hanjye gusa nsimenye ko ari ibise nabwo ntabwo mbizi niba ari ibise hamaze nk'isaha nagiye kumva numva kuko umugongo nawe umbaye nk'ucitse nabwo umugongo urumva ucitse arambwira ati yewe ni ibise tujye kwa muganga kwamaze muri etage kwa Mutangana
tugeze muri gare noneho kugenda biranga ndetse ko mbona imodoka yarimo bashyiramo abantu bamwatega mushyemo uyu mubyeyi ajye kwakira kwa muganga nigeze kakire kuri polisi mvamo batako banjyana bageze ku centre de santé bapimye bati uyu mubyeyi yagiye kubyara barambaza ati ubyara bwa mbere wabyaye neza ndabwa ni narabazwe hashize kingana iki ubazwe ndabwa nti imyaka 2 barambwira ati noneho tuye gwa transfer ujye hepfo hari yato ko bagukurikirana base wa transfer banjyana hepfo ku hospital mageze umuganga ati ka dupime turebe ndara ababyeyi beshi cyane bababaye rwose ahubwo atako bantambutsa bampimye bari ibyo mwana mu nda baramubura muganga arambwira ati ndabona mu nda yawe harimo ibintu by'uruzi rwishi cyane rutembera ati ndeba nawe mu cyuma nanjye ko nara mu cyuma nkabona harimo ibintu by'umwijima by'amazi beze nk'ugera abakundi uruzinda rusuma arambwira ati reko nta mwana ufite mu nda ariko nkabona none ibise byinshi sinzi ari kibyiki amagondi muganga mugenzi we na waraza muganga ndarebye avuga ati ndabona umwana ngewe tako ndabona umwana agoswe n'ibintu byinshi yahise ko ambwira ati noneho ngwino mumagare dogiteri ngende we mukuru aza turebere kwa kundi barimo bareba nanjye nkabasha kumva umwuka ugenda ubana mukeya nabwo nti muganga ndi mu mwuka ugenda ushira sinzi kibazo ese gamago n'umudogiteri araza dogiteri agira ati se ko ntasangwa nsuzumira abantu hano bite byanye tuye umubyeyi ibyo byaducanze turabona umwana none aha nwa twabona abana babiri kuri kubona umunda arimo uruntu by'amazi ntago tubizi muganga se kareba arebye we aritegereza arambwira ati ndabona afite umwana tari kuyu mwana ameze ukikijwe n'ibindi bintu muganga ati kwihuta cyo kumubaga imota kudupfana ko mwuko tagiye kwa mukeyaza kudupfana base ko banjyana birukanka bageje mu ibagiro nano bananteguriye bantera rushinge rw'ibinya no baruntereye barambwira ati ngaha itune dugutera ikinya banteye ikinya cya mbere urushinge rurigondeka barambwira ati ntago umuti wagiye bantera rwa kabiri nundi yakwakundi bantera rwa gatatu nundi yakwakundi urwa kane no bambwiye ngo umuti wagiye nagiye kumva numva ahubwo wa muti yose yaragendaga ko namenye ko yagiye yamfatiye rimwe none numva mbaye nk'umuntu tsikame umubiri wose ndabwa ni mugabo wanteye ikinya cy'umubiri wose arambwira ati hoya none ko numva umubiri wose mbaye kundi kuntu bigenze bite muganga arambwira ati byashoboka ko bya binya byose byagufataga bahise ko bambaga bamaze kumbaga umuganga agiye kura mu mwana asanga harimo ishashi kera habaga ishashi zanditseho karindari z'ubururu z'icyatsi kibisi zanditseho karindari abona ni ishashi irimo ishashi irimo ibintu by'amazi ipfunditse arambwira ati none ibintu mbonye ni ibintu biteye ubwoba narimo numva kuko baba bana igice cyo hasi ibyinya ati ibintu mbonye ni ibintu biteye ubwoba abandi ati bigenze bite wari mu Rwanda arebye ati umubyeyi abyaye ishashi afata yakashe kwihagura mu nda n'umushimbaye nk'umuntu n'ubundi upitsa ku mutima numva ugize ikibazo n'ubundi muganga ku mutima numva ugiye kumvamo bigenze bite muganga ati mubyeyi Imana ishimwe ko ubasha no kumva ubyaye ishashi yuza kuza kuko kwagusingije wese wakuza kutaza umwana wabyaye tukamubura ariko dore ubyaye ishashi afata yashasha ariterura ayikanda ati dore n'amazi arimo nta mwana urimo ndabwira ni dogiteri bibaho se ko umuntu yatwara ishashi amezi 9 agashira ndabwira ni wapfundukara ko nta mwana urimo akambwira ati mubyeyi dore n'amazi akakanda arangije afata yashashi ayikunaga mu ndobo yari aho hafi yiwe arambwira ati dukora amasuku tukubadode n'ubundi ko ubyaye ishashi ndabwira ni dogiteri ko Imana yo mwijuru yambwiye ko ufite umwana w'umukobwa uwo mwana ko gagiye heye dogiteri anambwira ati nta mwana ndi kubona mu nda ariko nkumva hano gutya hagiye guturika dogiteri ko mbana hejuru hagiye guturika niki cyahabaye ntimbabarira ndekura akaboko ko bumwe bagafasha ko bakabarambuye ndekura ko nk'akantu numva hagiye guturika arambwira turihe nugani ni hano hejuru hafi mu gatuza n'undi hagiye guturika dogiteri ati sibishobora ko hari umwana wazamutse kagiye hejuru ni dogiteri nyamaze n'umwana arambwira ati mubyeyi ntibya bikunda ko umuntu wabyaye bazwe bamutera ivi cyo kanze nzamuke ndeye ngerageze yarazamutse ju gatanda yateye ivi hano gutya numva kanuka nk'amanuka kamanutse abari hasi bati atuzi ko ari umwana babakuyemo wa mwana w'umukobwa bamukuramo umwana bamushyira ku munzani basanga afite ibiro 4 dogiteri arambwira ati mubyeyi ni igitangaza tubonye
arambwira ati urasenga nubwo ndasenga urasenga rwose biragaragara ko usenga Imana ivuga ni ukuri Imana mbwe ko ufite umwana w'umukobwa ko nambwe ngo nta mwana afite mu nda byashashi byari bintunguye ni gusa imigambi yo nayenzi ko iriho ariko mfite umwana w'umukobwa nayo mbizi ko mufite muganga arambwira ati rwose done umwana mwiza kakana kiza cyane bakwa kiza cyane arambwira ati dufite ibiro 4 umwana arakuze Imana ishimwe ikundanye umwana nishashi mu nda Imana ishimwe yese agafata wa mwana baragenda baramutunganya barangije ubwo nene nasamagaye mutwara nzanira imyenda n'umukecuru twabanaga kuko mama nawe katukiri kumwe kwa muganga ariko muri kugenda gendanaga gasorobeti n'ikigoma mu gakapu n'igitenge umwana urumva papa wabo yaraje azana ibyangombwa umwana baramwambika baramujyana agomba kumushyira manje barantunganya barangije barambwira mutravaye ati genda umuvane hariya umujyane aho umwana ari umutravaye wabwe ni barabyibagiwe simbizi bari bambaze saa 8 z'amanywa noneho icyo namenye nuko dogiteri bampamagaye ati hano haje ndi mama ufite abana 2 bicaye umushaka muze mu mutabare dogiteri bansize mwaho ngo bayekura umubyeyi wundi bamukira cyumba nje bansiga mwaho ngaho ngumba mwaho ngaho ngiye nyine saa 9 ziragera saa 10 ndaho ngaho nimwe ziragera saa 10 ziragera akana bakajyanye kararira bwizo kaceceka ababyeyi basanze mwaho ngaho bakati umwana nyina ashobora kuba yapfuye akaba nta wundi muntu w'umuryango rwaza kureba uyu mwana reka tugahoreze bagafata umwana akamuhoreza agaceceka kongera agasinzira bigeze saa 2 z'ijoro urumva nagumye handi hakonja kubi natangiye gutengurwa imbeho yamfashe none nkamura kwesa kose nshobora kwangiye no gupfa kubera ukuntu hari yakonje ndiyegura ndareba nyine mbona nireze ndyamyeho nindi ntwikiriye ndibaza se mbyuke ngende ndabona n'umuntu wenda antabare mbona nta muntu n'umwe nibuze kubona aho ngaho ndavuga ni sunde nagenda n'amasaha maze nkaza kwikubita hasi aho sinata kompfa ndabona kandi ndire nagiye kumva numva umuntu akuriye indobo mu kiri cyumba akuriye indobo ndahamagara nti yaba muntu ukuriye indobo araceceka umuntu ukuriye indobo wantabaye arambwira ati se ngutabara uri hehe ndi hano mwibagira yaraje aga ku muryango arahengeza arambwira ati wageze hano ryari ndababwa ni ngiye ni wako banzanye saa 8 banzana mwanga saa 8 barambaga tareko mperuka bansize mwahabagana umwana ntago baje kunkura hano arambwira tumve mu byenda abona umeze nabi tanyera gutengurwa nje sinagukoraho udapfa ngo ngiye kwisha reka nze mbahamagare yese akagenda abwira abadogiteri bari aho ngaho nagiye kwambura abadogiteri baje ari benshi n'abaganga bakozeho uruziga bazungura uruziga bahise ko bambaza ati umeze ute ntabwo ndumva gusa umutima ari ufite ikibazo ndumva umutima ukwita vuba insigane sinzi ikibazo mfite tikini mfite imbeho nyinshi imbeho ngiye kunyica bahise ko bazana ikimeze nk'ishashi barakinyambika bazana andi mareze andi bayakuraho bayanshyiraho barambwira ati numva ikibazo utubwira rwose kuko tabona habayeho kurangarana utubwire ndababwira nta kibazo ndababwira bamvanye hahandi banjyana umwana ari maze nsanga kana karasinziriye ababyeyi bari bangaho ngaho ko batera haleluya twari tuzi ko mama w'umwana yapfuye ti none araje timane shimwe kuko avuga ko yashaka ko yapfuye akaba yabuze umwana yabuze bene wabo tereka imana ishimwe ko umubyeyi aje ari muzima banshyira aho ngaho nageze aho ngaho rwose numva ubushiye bwaje ntagitengurwa kwa kunde buri kanyaganga bakaza kambwira tumeze ute nuba ndi muzima ababyeyi atari ko wabwiye ko ufite ikibazo kumva bakurangana kuva saa 8 mwibagiro kugeza amasaha bakoze uburangara guma bihanirwe ndababwira nti mwababyeyi mwe aha ni Imana inkuye mwe nago muhazi ni nta n'impamvu yo gushyabana ikibazo ni kubera ko byose byavuye umugambi w'Imana Imana yandinze rero tikandindana n'uyu mwana mu nda ndetse n'ishashi ni Imana yo kwiringirwa ni ngenda yishimye cyane barambwira ati we ko uyizeye nta kibitwaye bwarakeye mu gitondo umutware yaraje yareba umwana ahita akatahana no mama asigana n'uwo mukecuru ngo nari ncumbitse umudiyakoni ndangije mu gitondo habonekaho kuza gusezera ko barabaye abarwayi benshi none bwa nange ndasezera ntayo kuko umunezeze bwana butoya kandi abundi umuntu tugosigiye baturumva wiyumva nta kibazo nta kibazo tingo yegura umwana ku gitanda ndiyegura ndamanuka bati ntacyo tubona ufite akabaraga wowe bahise kubanyarikira impapuro njya kubarisha maze kubarisha mbona amafaranga sinuze kuyabona kurumva umutware nta kazi yari afite ntabwo nitayeho byo kwanga kubyara ko cyane
nagiye n'umushi mutima ubwete hamagara musaza wawe mpamagara n'undi wa musaza wanjye wa undi n'ubundi ampaye amafaranga 30,000 ndamubwira nti mwana wa mama rero nabyende Kacyiru ariko nabuze amafaranga yo kwishyura ngo ntaye arambwira ati se wabareshije ntinabareshije arambwira ati mfite 15 mbikoherereze ureko ko bikunda ndababwira nti ntacyo natanze 5 bwa mbere bakinyakira naragenda barisha kuko nsanga na amafaranga 14 banciye ndavuga none rero birahuye ahubwo wasiganye 1,000 gutaha nibyo byaza kumbera ikibazo tukanga ni nta muso arambwira ati se wahamagaye muyomba ukamubaza ko afite imodoka akaza gutwara nese ko bamugani bwa byabyiza mu maboko marume afite imodoka ndamuhamagaye arambwira ati ku ntambutse Kacyiru ndi kujya mu kazi atako reka nasubira inyuma itegure vuba ukitse mu rugo miteko nkomeza akazi kanje nese ko ngewe ntunganye ibintu Kacyiru kigiye nta muntu njyaga mu bitaro byaho uko yiboneye bagurwazaga bari hanze ndasutse mbwa mukecuru ati ngwirona utenga ibintu turatashye baje marumuje kuducyura ati se byarangiye kubarisha n'abashe nishiye byarangiye mu n'imiti nese bambwe n'umugabo yaramaze kuhagera nawe azanye ngemu kwahise ko dusohoka mu bitaro ngeze ku muryango usanga marume yahageze adushyira mu modoka turataha ageza mu rugo ataka Komeza ajya mu kazi aho ngaho mbona imbaraga z'Imana urumva umugabo nta kazi yari afite nanjye yotse kwa nazunguza ibyo bihumbi tarenze 10 mu mbuto yarashire no yo kwa muganga no matiki tugenda ariko Imana ibana nanjye Imana byo kurya abantu kwasenganaga amagurupe bakazana igikoma bakazana ibiryo mbese mbona ashyigikiwe n'Imana mbona Imana navuga nti Imana ishimwe ababyeyi bakambwira ati Imana igutandukanye n'iriyanda umwana nishashi mu nda ni Imana ihabaye umwana n'abana n'umutware wa mwana agize amezi 7 papa waza kubona akazi ariko abona akazi ari muri umuna we umujyanye mu kazi ko umuna yakoraga mu Bashinwa ahagariye Abashinwa rero aho ngaho agati ngwino ngaho akazi ko kubaka ko muganje yarubakaga yari umufundi mbese akora igiti gifundi n'ibintu bijyanye no gusaka ibisenge yabikoraga byose byo yarigiye ko yarize construction arangije ubwo wese ko amugenda ya mu kazi barakora bamaze gukora bahembwa amafaranga ya mbere araza amafaranga turahaha bisanzwe turarongera barakora maze kongera gukora aza aza gutaha ubwo ariko nyanya mukiri mu bihe byo gusenga yabaga ati gusenga bireke ntacyo bimaze ariko ngiye nkomeza ibihe byo gusenga kuko nabo bana impanga nagendaga ninda mbahetse nkajya ku musozi ngasenga ngataha nkaya gutuma sengesho mu rusengero ngataha mpetse umwana wanjye ntero n'undi ntiyonda nyifite arangije ubwo ninjoro turyamye ngiye kubona mbona marayika araje ankomanzeho arampamagara mu mazina arambwira ngo Enata kanguka nkwereke nakangukiye hejuru ndikanganise n'ibiki ndongera atutse kongera karantwara arambwira ati byuka ugende ureba muri varize urebe mu gafuka kanyuma ibintu birimo nkwereke umuntu muri kumwe uwari we asubiramo arambwira ati byuka urebe muri varize mu gafuka kanyuma gatoya urebe ibintu birimo nkwereke umuntu muri kumwe uwari we nese ko mbatuka ndabyuka mutambuka uruhande ntiyamye ko natambutse cyane itara fungura varize ngifungura varize yo kwambona pridase ziraguye ziguye niye kumbona umutima urashigutse ndabona ibi bintu bimeze bite harimo udupaki 4 dufunze ndangije nge nese ko fungura kamwe mbona akantu kabwa piece kamwe fungura kandi mbona 2 utundi mbona turi mbona umutima wo gufungura ndawubuze numva ngo nuziye intimba y'amarira n'agahinda nahise ko ngenda subira ku gitanda ndaryama kuryama biranga ndabyuka ndasenga narasenze sengesho y'amasaha harageze muri 2 ndavuga ntuwite ntibibinyeretse ko uri kumwe nanjye ariko imbonye ujye ndemera amashimwe uko bwije ko bukeye umara umutima kwihangana maze gusenga arambwira ati mbabara umbwire isengesho senze amasaha ko nayarebye amasaha 2 ni iryiki ndamubwira nti najya ngo nisare Imana imbaraga se ubaye iki ndamubwira none se ibintu mbonye muri varize ni ibyande muri varize
ni ntabyo da nabwo ni muri valise mu ibintu n'ibyande arambwira ati ntabyo nangani kandi bibonyemo arambwira ati ati ya n'utuntu tw'umusore tugendana dukorana yaraciye ahantu haratuma ngo ntimutwaze ndushyiramo hariya ati ntagaruka nge rwose ndababwira none se wahana yaraciye kuri kwitwaza yari munaniye kuki ari wabihaye ngo gusanga harimo utwe ngo n'utwanjye niso kwa dukoresha iki ngo urabona ngo narabonye ngo tubyara abana b'impanga ngo twakuze bakiri batoya ngo yango so dudukoresha ngo kurikiza ngo uriya mwana akiri mutoya n'abana se kuki wabitekereje ntubashe ntunabinganiza ngo nabimbwire arambwira ati nyine nabonye nta takambikubwira ako kanya none se marayika unsuye arabeshya njye arambwiye ngo nimbyuke anyereke ndabyukanye kabiriya arambwira ati cyangwa kunyereka umuntu turi kumwe wariwe none se arabeshye ngo yewana ngo nta kundi ngo usenga nyine nuko se kambwira gahise ko bucya arabyuka ajya mu kazi maze kujya mu kazi kundi munsi arampamagara arambwira ati sheri ntago ndi butahe mu rugo ndi bare mu kazi kabaye kenshi ndara kwa murumuna wanjye ndavuga nti ntacyo birwaye murumuna wese ko ari hafi ntacyo urari kwa murumuna wawe naho ubwo muri iyo minsi kandi dufite ubukwe muri famiye muramukazi wanjye mukurikira agomba gushyingirwa aho karavuganye n'umukecuru yuko tuzajyayo tugenye nabo bana kuberekana tugiye mu ubwo bukwe kuri telefone bagavuganaga na mama buri gihe baravuganaga buri gihe noneho mama we yari yiteze ko tuzajya mu bukwe bwa muramukazi wanjye ambwiye gutyo yaratingeyeho ntago ntaha nafashe ko arare kwa murumuna we koko we ngase akabwira murumuna ko mugoroba namubwira ati mu rugo byo kurya byarangiye kandi ubona ko atinze kuduhemba yakurunyeranja tugere abana babone ibyo kurya mu rugo murumuna we ati tugenda hariya kuri depo ahantu dufata ibyo kurya ufate ibyo kurya ujyane mu rugo ntacyo niduhembwa tuzabira ko tubigenza yaragiye ngumfatira umuceri yamufatira ngo na kawunga niko mumura yambwiraga nyuma n'amavuta amubumbi 5 bimuhe aguramwe amakara urumva wese ko agenda ahubwo abicyura mu rundi rugo ahandi hantu nawe ubwo yari afite ngo umukobwa bakoranaga aho ngaho yari umuyede ngamuhereza uwo mukobwa yabwiye muramu wanjye ambwira ati rwose mukuru wawe ndamukunda nkunda kunivugira nk'abakobwa no kunahora tuje ndamukunda nge mbona tuzabana undi nambwa ati se muzabana gute afite umugore basezeranye bafitanye n'abana tuzi muzabana gute ataha tutuzabana kandi niwanyu hari ubukwe nzabutaha natatu uzabutaha uri nkandi tinye nzabutaha n'umukazana wanyu undi ateoya turamuzi umukazana ati byo uzabona urumva muri umugoroba yatashye kuwo mukobwa uko yabigenje umukobwa sinkuzi ariko niyo yatashye ajyana n'ibyo kurya ibyo bijyanayo haca igihe akambwa none ati natashye byo sinzataha nge nkibwira ngo ari he kwa murumuna wiwe none murumuna munsi ugaza kumamagara arambwira ati mujye ko usenga nta kintu Imana ikubwira muri iyi minsi ndababwira nti Imana rero kuyimbwira ibintu by'urugamba gusa tariki zabana nanjye kimbwira arambwira ati rero tinanze guca intege no gukura umutima tariko mukazi dufite umukobwa urimo dukorana tuwo mukobwa yambwiye amagambo ameze gutya na gutya tinuko yambwiye tariko simbizi neza rwose arambwira ati none se papa w'abana yatashye niho ntabwo yatashye ndengize ngo muri kumwe arambwira ati ntabwo yatashye ntabwo yatashye twenda burari atakambwa twenda burari hafi kungeraho none se ntabwo muri kumwe aho ngaho tingenageze mu rugo ariko we ntarahagera ntiyo ntacyo ubwo ndari mu nzira wenda kugera aho ngaho ko ngiye ko ari burare aho iwanyu ntawe ntekiza ko wenda yaba yagiye kuwo muntu nkuko yabimbwiraga nahise ko njyakira gutya ko bwize ninjoro numva ngize ikibazo none ko muri umuntu yamamaga akambwira ari amagambo kandi yamamaga numva ko bari kumwe muhamagaye muri umuntu we kuko umugabo wanjye yaramamaga telefone numva ntiriho numva telefone ntiriho nongera mpamagara muri umuntu we muri umuntu amuhamagaye ese akambwira ngo nukuri kwisumba byose ntawe nabonye karwana ko bwije nese ko mbwa nti nta kundi bwana afite handi hantu yagiye nuko yambeshyaga ngo cyatashika muri umuntu we bwarakeye kundi munsi yaratashye ageze mu rugo turaryama maze kuryama nongera ngira irindi yerekwa nagiye kubona mbona nicaye mu rugo mu gikarano kwabaga
nicaye nawe twicaye nawe ku kagakeka ngiye kubona nabonye umudamu azamuka mu rugo aza dusanga akidusanga wa mudamu papa abana baraga kurira muri telefone agimukuta amaso ko papa abana haguruka ko kwicaranye aca inyuma yanjye aragenda wa mudamu agezeho yarahetse umwana yese ko ansuhuza ati ma muraho nimuraho neza arambwira ati noneho wambabariye ukandangira ahantu toilette iriko umva cyabye kwiherera ndamubwira nti yo muraca hano haruguru y'inzu gutya iri hano umwana akareka ko hirya ati noneho rero ntago njya mbasha kujya muri toilette impetse umwana afashe uyu mwana yeze ko ajishura umwana aramumpereza mbona nk'iki wanjye mto nk'ikana wa wundi arimara kumumpereza mama we nk'ukoza hirya gake arakataragaruka agarutse arambwira ngo ye mubyeyi mutwe wawe ari heye ntibone arahanaganye gakeya ko ari hafi kuza ati none ko nkubwire rero nti tuwo mwana rero ni uyu mwana ureba ndimwiyereko uwo muntu ambwira ati uyu mwana ureba ubwire umugabo wawe ni azamurere nk'uko suwe ti kandi umubwire ko namubwiye ko ari umuhungu ariko ni umukobwa ti kandi suwe teko azamurere nk'uko suwe umudamu se ko yiruka nange se ko mpagurukana n'ababana ngenda mukurikiye nsanga ahantu hari kabari ku muhanda sanga umurwanya no yicaye umurwanya kwisa amaso ubwo uko bavuyemo rero nge nahise ko kuzamuka aje avuye mu bukwe ese ko ajyana n'uwo mudamu bari bazanye baragenda ubwira ko agiye mu kazi mu ntara ariko kazatuvugisha kwabuganye na uwo munsi agenda nikongera kuvugana nawe amara umwaka n'amezi 8 yaragiye bishize amezi umwaka n'amezi 8 agarutse nubwo nanjye naje kongera ntwara inda y'umwana w'umukobwa nanone inda ya gatatu yanda gatatu nyirwaye waravuga twese kose buriya ni umuhungu ngiye kubyara nsanga n'ubundi mbyaye umwana w'umukobwa n'ubundi mbazwe maze kumubyara urumva byabaye bazo ko ntabundi mbyaye umukobwa kandi ishakyaga umuhungu wa mudamu babanaga atuma bavuga ko ngabye umuhungu yese akahera umunsi nyine ubundi ntambara zivuka nanjye kuri umwana w'umuhungu wanjye ni ntacyo zanye n'umuzana umurebe ariko yese nabyitaho ko nifite gahunda n'ijuru rimbwira amakuru ndakomeza ndakomera nza kongera gutwara indi nda none inda ya 4 naye maze kwitwara ngiye kubyambyara umwana w'umukobwa n'ubundi bambaze bwa 4 nibwo base ko bambwira ati tugiye gufunga iri byara tujye kurifunga bahise ko bamamagara ko yarari arabwira ati ngiye ntari kumwe n'umurwaza se nta cy'umurwaza musinyire bahise ko bansinyisha ati tugiye kurifunga ndabwa nise ko murifunze kare mwabaye muriretse ati tugiye kurifunga kubyara nta bye giciyemo kandi ubona ufite abana batoya tugiye kurifunga abana 5 nabo ndababwira nti noneho rero na murifunze ijuru ryabyemeye murifunga ariko nari tabyemeye ufite kuntu izanzura baraseka cyane tijuru tiko tugiye kurifunga bahise ko barifunga maze kurifunga nza kuva ku ibagiro mu kuva ku ibagiro na bangwa no mu travayeri ahari utayimenyereye amvanaho nabi ndabagira ubabare cyane nza kugeraho kwa muganga maze iminsi baza kunsezerera muri covid ndataha ngeze mu rugo umwana amaze igihe cy'umwaka n'ubundi n'amezi 4 nkaya numva mu ndange ntimeze neza njya kwa muganga ngezeyo barambwira ati turabona ushaka ufite inda ndabwa ni nka mfite inda gute kandi nzi ko barifunze abaganga barambwira ati turabona ufite inda ariko umwana ntago ari muri nyababyeyi ari nyuma nyababyeyi ndabwa ni gute imeze bite ati biraga ko bashaka barifunze ariko umuntu abawubitse ataka umwana ari nyuma y'abanyabyeyi naratashye mbana nabyo nza kurwanya ndaremba njya kwa muganga njya kibaga kwa muganga muri kimwe mu bitaro nza gutaha aho ntahiye naho bahise ko bambwiye ati uzaguza buri rendezvous ya buri kwezi tukurikirana uwo mwana kuko iyi nda umwana ntago ari muri nyababyeyi neza yaza guhitana iyo zameze 3 barambwira ati tuzakubaga yahoranaga ibise tinuko kugira ibisuzamu uzo tukubage ubwo niko nikoreye agatoro kanje necuruza izo dusambaza izo ngacuruza imbuto niyo nda ngataha ngabura babana ngiye kubyara rero umutware yabonye akazi ko gihe muri minsi kumvikana ko
agiye mu ntara mu kazi ariko azaza kutureba. Yagiye mu kwezi kwa 7 atanyamwe akazi, mu kwa 8 yaza kuza mu rugo aje kureba ibikoresho i Kigali. Tujyana ngiye kuri rendezvous mu kwezi kwa 9 ngiye kureba kwa muganga, ngize kuri rendezvous barambwira ati turabona tumba gusiganuka kubaga ko umwana indi ifite ibise, kandi urabona ufite wewe ibibazo ushaka kuza kugwa mu byuma kanapfa kuko turabona bikomeye. Ndababwira ati noneho rero nasize abana abo mbasigiye kandi nawe uhari, reka ntahe njye kureba umusigiye abana ndagaruka. Uranga ati ngo genda nibikomeza ugaruke. Naratashye kurebyirirwa mu rugo, kureshatirwa mu rugo, kurenye hageze mbona birakomeye cyane. Nahise ko njya kwa muganga hari ku cyumweru. Ngeze kwa muganga bahise ko bambaze, umuganga arambwira ati turabona uyu mwana ntago igihe cyo kuvuka kigeze ko yari ndameze 7. Bahise ko umwana bamushyira muri kuveze. Shize muri kuveze bahamagara umutware ngweza amafaranga, akababwa ati yabyaye iki? Bati ni umwana. Ati mutarangu cyo yabyaye nta gafaranga nayohereza. Ati ni umwana. Mutware wanjye ubwo baramwinginga dogiteze amafaranga arabyanga, ahamagara umurwaza aramubwira ati noneho amafaranga n'ubu utashaka kuyohereza turabiragenda gute umwana ava muri kuveze gute? Yabwiye umurwaza ati ubundi mbwiza ukuri yabyaye iki? Umurwaza amubwira ati yabyaye umukobwa. Timameri yabyaye umukobwa, ndate yabyaye umukobwa. Yongeye kubyara umukobwa 6. Umurwaza ati yabyaye umukobwa 6. Aramubwira ati umva mubwire ko nifite amafaranga ina mutwaye 5,000. Niwe ngiye kumwoherereza tumubwire ngo agumane nabo bakobwa biwe ntabwo ndi kumwe nawe. Umurwaza ati koko nukubiginze papa gato. Aramubwira tumva tinubwiye ko yabyaye umukobwa se ni umukobwa. Tisawa nyine timuzigendeho. Yese ko telefone ayikupa atakazikuraho, telefone zose azikuraho. Nguma kwa muganga, umwana ni muri kuveze, nanjye ndi mu bitaro byanjye byaho babashyize abantu babazwe. Nza kuva mu bitaro byanjye nsanga umwana niyo nkaga ndikabomeraga neza, ariko Imana ikomeza gukarinda, nkajya kureba buri kanya, abandi bana bagapfa ku mpande ze bagapfa, nkabona nabandi nakanje kagiye gupfa, ariko Imana irakarinda. Imana iramurinda niwe uyu nguyu. Ubujije amezi 10, kavukiye amezi 7. Mubwo buzima mubwo buryo bo bari banarifunze, mbese kaza ari umugisha w'Imana. Nge nawe uyu mwana nawe ni umugisha w'Imana. Umwana uvutse bari bafunze bubitse munyababyeyi bayubitse, umwana akarenga akavuka akaza ari bitangaza ntapfe, kuko yanarwaye nza kunya papa we nimero ari gukoresha muhamagaye ngo umwana yandembanye amafaranga yo kuvuza umwana. Ati se nuwe wari uhinja? Arambwira ati wanguwo no yapfa. Niwatse nawe ubwawe upfuye ntabwo narira. Ati niyo yapfa, ati yabura wanyine wambe upfuye amafaranga nge narayanyima, ariko ndashima Imana. Ndashima Imana ikomeje kumurinda n'abandi kabarinda. Abana 6 muri mujyi wa Kigali uri mu ikode nta kazi ugira, kabone nibwo nazunguzaga ku gataroro kudusambaza izo mbuto. Muri iyi minsi ntago byemo umuhanda kubigendana, ariko Imana ikomeje kugenda utunga. Yo naramutse neza ndagenda nkazunguza binkara ko mbona ibyo bire by'abana bigakunda. Imana yarabanye nanjye, ibanye nanjye n'ubu ngubu cyari kumwe nanjye, nyifitiye icyizere rwose, kandi yarahabaye yarakoze. Rero yasaga umugisha wa Musenge wenda cyangwa se niba hari ubundi butumwa bwihariye wagira wavuga nabyo nta kibazo. Ubutumwa nabwira abantu, ndikubwira abantu muri iyi minsi bakomere ku Mana. Umuntu ufite icyo yavuganye n'Imana gikomereho, kandi akirindisha amasengesho no gukiranuka. Abe maso ibyo yavuganye n'Imana birindishe amasengesho no gukiranuka. Imana izamurengera. Kuko hatabaye kurengerwa n'Imana ntabwo abantu baturengera. Ariko Imana ni umurengezi wacu. Ni umurengezi wacu, kandi dufitiye byinshi byiza. Ifite inzira nyinshi yashimwe gatabara umuntu wayo. Ikamutabara ititaye ko afite abakomeye, yukamutabara mu butware bwayo. Nuko abantu bakomere, kandi bakomere basenga Imana nyamana. Imana ivuga, Imana ifite ububasha, izabana nawe kandi izabarengera. Haleluya. Izabafasha.
iri kumwe natwe yego. turishimye kandi turagushimiye ko ubaye ubuhamya kandi mu buhamya bukomeza abantu benshi urigisha igice cya mbere wenda mu ikindi gice twumve imbaraga z'Imana ariko kandi afite abana 6 birumvikana umugabo yaramutaye ariko tuzi yuko abantu mwese muri amaboko y'Imana mushobora kufasha mukagenda mumushyigikira kandi byagenda neza umugisha Imana ishobora kubikora. Umuntu ashatse guhamagara yaguhamagara kuri telefone yanjye ni 078 40 11 660 yego. Kuba Imana dusenge. Mana turongeye turagushimye, uri Imana yo kwiringirwa, uri Imana yo kwizerwa. Dushimye imirimo n'ibitangaza byawe ugenda udukorera Mana. Turagushimye rero ko hari kumwe natwe mu kiganiro twa turimo, wabanye natwe dushyigikiye Kristo nushimwe. None data nyiribihe habonetseho rero nyagasani ko tugiye gutandukana, ndasenze sengera aba bantu bawe kugira ngo barengere, ubagurira imbago Kristo, ube hafi yabo ubashyigikire. Uyu murimo wakora wivuga butumwa babwira abanyarwanda n'abandi mu mahanga, turasenze kugira ngo mwami ukomeze wamamare kandi izina ryawe rishyirwe hejuru Kristo, kugira ngo abantu barusheho gukunda ndetse no gukumbura igihugu cyo mu ijuru. Mwami w'abami, komeza abantu bawe abafite ibibazo nk'ibyo mfite ndetse n'abafite ibirenze ibyo mfite. Oh haleluya, bose wakomeze ubateze intambwe yo kongera kubona Imana kandi ubongera ibyiringiro byo kuzabana nawe. Urakarama rero wowe bana n'aba bagenzi bakomeze uyu mwanya wose nabo bafite ahantu ujye ubahembera kandi Kristo ujye wita ku ntambwe bateye ndetse n'umuhate uwiteka we uzarushaho kuzabaha ingororano za hano mu isi ndetse zo mu ijuru, zawe gukumbura igihugu no kuzagitaha. Urakarama rero nange ngende ugendane nanjye usigane nabo nirikongera guhura, tuzashima izina ry'Imana isumba byose. Urakoze urakarama ko byose bishoboye, byambaje nizeye izina ry'Imana ni mu izina rya Yesu, amen.